Muraho neza nshuti bakuzi ba LPS Show, nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza. Muraba agaciro kuri twe kuko mbyukuri iyo umuntu atanze kiganiro cyangwa se igitaramo akabona abantu bagikurikirana banagira nico bakivugaho, bizabifasha kandi ukumvura byishimiye, ukumvura n'abakunze cyane. Nico gituma rero tubaha agaciro mwebwe mudukurikirana, kandi ndahamya ko tuzakomeza guhatangira ibintu byiza bifasha imitima yanyu ndetse natwe bitwubaka, kuko nabivuze ubushize mu kiganiro cy'ubushize. Nkunda kuganira cyane kuko iyo mfashe umwanya wo kuganira hari igihe nje binyubaka, numva nanje ko ndubakwa kandi ari njuri muvuga. Noneho akarusho rero iyo ugize Imana ukabona n'abandi in section box barakwandikiye, hari comment bashizemo, bikongera imbaraga, ukamenya ko uhita umenya ko hari ico byafashije abantu cyangwa se hari ico byabunguye. Nagira ngo rero uyu munsi nabwo dufata umwanya tuganire, aho numva nifuje kuganira cyane uyu munsi nico turi bukore. Nkunda kuganira ubundi ku bintu bine. Isomo ryo gusenga ndarikunda cyane, ari naryo tuganiraho uyu munsi. Isomo ryo kwizera ndarikunda cyane kuko n'ubuzima umukristo akwiriye kubamo, nzagenda mbivugaho. Isomo ryo kuzura umwuka wera ni isomo nkunda cyane, nkunda isomo ry'umwuka wera, ndetse n'isomo ry'amaraso ya Yesu. Ayo masomo karane izo topic karizine akenshi muzagenda mubona ari bizo nkomeza kuvugaho kuko ndazikunda cyane. Nkunda gusenga cyane kuko n'ubuzima dukwiriye kwicaramo, dukwiriye guturamo, dukwiriye kubamo, kandi bibera umuntu wese. Yaba ari umusaza gusenga kuramubera, yaba ari umusore gusenga kuramubera, yaba ari umumama gusenga kuramubera, yaba ari umupapa gusenga kuramubera. Ntawe gusenga kutabera. Umuntu wese wabigize ubuzima bimugira undi muntu w'agaciro mu rugo rwe, mu muryango we, muri societe, mu gihugu ndetse no mu karere no ku isi. Kubera iki? Imbaraga zo gusenga. Iyo umuntu abivuga kandi abikora ni byiza cyane kuko bifasha ubuzima, bihindura umuntu akaba umuntu udasanzwe, wa wundi wari usanzwe tureba tukabona n'usanzwe n'uciriritse. Ariko iyo asenze, iyo abaye umunyamasengesho, iyo abaye umuntu wo usenga, biramuzamura bikamuhindura undi muntu udasanzwe, waza umugeraho noneho ugasanga n'undi udasanzwe. Ndabikunda cyane rero kuko ni ikintu cyiza, bifasha umuntu ubikora. Nshuti bavandimwe rero bakunzi bacu, uyu munsi nagira ngo tuvuge hejuru yo gusenga. Nagiye mbona gusenga guhindura ibintu bikomeye, gusenga gukora ibintu biteye ubwoba. Mu by'ukuri umuntu yibwira ko mu buzima busanzwe, mu bwenge busanzwe bitakunda. Hari ibintu, ibitekerezo bisanzwe, ubwenge busanzwe butashobora, butakora, ariko nagiye mbona gusenga kubikora. Ndavuga ati aha ni ahantu umuntu akwiriye guhita ashinga imizi akahicara, akahatura, akabibamo. Pawulo yabyandikiye Abatesalonike, arababwira ngo ubuzima bwo gusenga ni ikintu bakwiriye kubamo batitsa, ni ikintu bakwiriye gukora bataruhuka, badasiba. Musenge ubudasiba, musenge ubutitsa, musenge ubutaruhuka. Ni ubuzima umuntu akwiriye kubamo, umuntu akwiriye kugenderamo, umuntu akwiriye kuryamamo, umuntu akwiriye kubyukiramo, umuntu akwiriye kuvugiramo, umuntu akwiriye gutekererezamo. Ni ubuzima bwiza. Kambugukundishe nshuti mukunzi, umuvandimwe wowe udukurikirana, nawe uzadukurikirana ndetse aho uzabidukurikiranira hose. Reka ngukundishe ijambo rivuga ngo ongera usenge. Ongera ube mu bihe byo gusenga, ongera witoze gusenga. Byicaremo, bituremo, bikore, wibivuga gusa. Ntago ari ubundi si byiza kuvuga ikintu utagikora, kubwira abandi ikintu utagikora. Ni byiza yuko nimba mbabwira gusenga, nanje ubwanje ngomba kuba nza nsenga. Ibyo mbabwira rero
ntabwo mbabwira ibintu gusa numva ari byo kuvuga, mbabwira ikintu numva mbanzi ko mu by'ukuri gifite icyo cyahinduye ku buzima bwanje, gifite icyo cyakoze ku buzima bwanje. Mukunde rero gusenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuvugana n'Imana, niyo definition nkunda kubiha. Gusenga ni uguhumeka, wabiha ubusobanuro bwinshi. Gusenga ni uguhumeka. Iyo umuntu adasenga aba apfuye mu mwuka, mu bugingo aba apfuye. Ariko iyo umuntu asenga aba ari maso, aba arimo ahumeka. Hari abantu benshi b'abadokiteri b'abanyabwenge basenze, bagiye bavuga hejuru yo gusenga, amagambo yagiye amfasha cyane. Hari uwavuze ngo gusenga ngo ni ubuzima bumara kwiganyira, ngo iyo umuntu yiganyira ngo akaja gusenga ngo kwiganyira kurashira. Iyo umuntu afite kwiganyira, iyo umuntu afite kwiheba muri we ariko ngo agasenga, kujya kwiganyira ngo kurashira. Ngo gusenga ni iherezo ryo kwiganyira. Ubundi baravuga ngo gusenga ngo gushotora, no gushotora ngo ibintu bidashoboka ngo bigakunda. Ni ukuja ku kintu ureba kidafite gukunda, kidafite gukunda, kidafite inzira, ukagikomezaho. You have to pray until, ni nako umunyabwenge umwe yabivuze ngo ukwiriye gusenga kugeza ubonera ikimenyetso. You have to pray until you see a confirmation. Komeza ushotore, 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 buke buke. Hari igihe uzagera kijya kintu kigakunda, kuko yaravuze ngo gushotora ibintu bidashoboka ngo bigashoboka. Gusenga ni ugushotora ikintu kidashoboka kigashoboka. Ubundi baravuga ngo ntashobora kugira icyo akora kirenze gusenga, ngo kugeza aho azasengera. Ngo iyo amaze gusenga nibwo agira imbaraga zo kubasha gukora ngo biruta gusenga. Ibiruta gusenga ni iki? Ni umusaruro wo gusenga. Iyo umuntu asenga ntabona umusaruro, gusenga ko ndi kuba gukomeye. Ariko iyo umuntu asenga akabona umusaruro, gusenga kuba gukomeye. Bijya rero byazanywe no gusenga, birakomeye cyane. Nibyo bihindura gusenga gukomera. So iwe ngo nta kintu ashobora gukora ngo gikunde atarasenga. Ngo ariko iyo amaze gusenga ngo nibitari bifite kuboneka gukunda ngo birakunda. So nijyana umuntu agomba kureka gusenga. Ntabwo umuntu agomba gusoza isengesho. Nimba ufite icyo uri musengera, ukwiriye gusenga kuzageza uzobonera ikimenyetso cyacu. Ariko utarabona ikimenyetso cyacu ntugacogore, kuko kureka gusenga si ukwizera. Kwizera nkunda kubyumva abantu bamwe bavuga ngo ndiwe yarizeye ngo ntabwo yakomeza kubisengera. No, uko ni ukutamenya. Kureka gusenga si ukwizera, nako kureka kwizera si ukureka gusenga. Ahubwo kwizera ni ugusenga. Umuntu ufite kwizera muri we nuko akomeza gusenga, arakomeza agasenga, ntabwo areka gusenga. Ntiyakagira umuntu uzakubesha ngo iyo yizeye ngo gusenga kurashira muri we. No, ahubwo iyo wizeye gusenga kuraremeka muri wewe. Kuko kwizera guhesha niko gutuma umuntu akomeza gusengera ikintu wemera neza yuko kizakunda, kizabona inzira, kizashoboka. Nubwo kabone byaba bigutwaye imyaka ibihe, senga gusa. Senga nibwo uzanisha. Muri rimwe zino bivuze neza, aravuga ngo senga ngo nibwo uzanisha. Gusenga rero no kuganira n'Imana. Nta muntu udakunda kuganira. Umuntu wese tekereza ko umuntu wese wakijijwe aba yumva akeneye kumva Imana, aba yumva akeneye kuganira n'Imana. Kuko ndabikunda cyane, kunda kuganira n'Imana, kunda kumva Imana ivugana nanje. Ndahamya yuko umuntu wese rero aba afite muri we, aba akeneye muri we, afite inyota yo kumva, akeneye gukorana ikiganiro n'Imana. N'Imana irabyifuza. Reka nkubwire ngo n'Imana ibikeneye yuko iganira nawe, ibikeneye kuganira nawe. Ni twebwe ducogora mu kutaganira n'Imana, ni twe ducogora mu kuganira n'Imana nako. Iyo umuntu atagifata igihe cyo kwegera Imana ngo ayishake, ngo ayisabe, nayo biramureba ikamurekeraho. Ariko iyo umuntu afite ashoye imbaraga mu gushaka Imana, agashora imbaraga mu gutega amatwi ye ijwi ry'Imana, agashora imbaraga mu gushaka kumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe, Imana izivugana nawe ikamugirira neza,
ikamuha n'ibyo yifuza, kuko Imana iwe itugirira neza. Mu maboko yayo harimo ibyiza byose umuntu yakenera. Ibintu byose wumva wakenera biri mu kiganza cy'Imana, biri mu maboko y'Imana. Bisa numva hari ibyo nkeneye nanje, hari igihe iyo nganira bitera nababwiye ngo ndabikunda cyane, ndebye mu biganza mbona nanje ibyo nkeneye mu kiganza cyayo. Birasaba ko ndambura ikiganza nkabitora, kandi amaboko asingira iby'Imana ifite byacu ni ugusenga. Gusenga ni amaboko azamuka, kwizera gufatikanyije no gusenga ni amaboko asingira iby'Imana ifite mu kiganza cyayo bitugenewe. Ibyo ifite byose ni ibyacu, abana bo mu bwami. Bisaba ko turambura amaboko gusa tukabitora, ni ibyacu. Biri hehe? Birahari mu kiganza cyayo, kandi ni ibyacu. So turasaba amaboko yo kubisingira. Ayo maboko rero ni ugusenga kurimo kwizera. Iyo ufite gusenga kurimo kwizera, reka nguhamirize yuko ufite amaboko azamuka muri depo y'iby'Imana ifite ku bwawe byose, ukabitoramo, ukabizana. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo gusenga, ngo iyo asenga ngo azazamuka, ngo iyo umuntu asenga arazamuka ngo akagera mu ijuru, agakingura ijuru, ngo akagera ku Mana, ngo akayibwira ibyo ayikeneyeho, ngo yarangiza akagaruka, ngo agaje gutegura ikibanza cyaho Imana igiye gusohoreza bijya avuye kuyibwira. Bivuga iki? Gusenga ni amaboko azamuka agashika neza muri depo y'aho Imana ibitse ibyacu, hanyuma ukabizana ukabirira mu kibanza cyawe ugomba kuba wicayemo. Shiti muvandimwe rero, gusenga ni kwiza. Ibi byose mbitizemo kugira ngo ukundishe gusenga. Wumva umubiri ubishaka, wumva utabishaka, ukwiriye guhatira uyu mubiri wawe kumva kumenyera ubuzima bwo gusenga. Kuko ntabwo umubiri uzigera ukubwira ngo uje gusenga. Umubiri w'umuntu ntabwo ushobora guhatira umuntu gusenga. Ikiza kidutera inyota yo gusenga ni umwuka wera. So ni byiza yuko usaba Imana imbaraga, usaba umwuka wera, nkuko navuga umwuka wera ni isomo ryiza. Byose bigenda byuzuzanya, akaza akaba muri wowe, agatura muri wowe. Niwe uzi gukangurira gusenga, kuko arabizi neza yuko gusenga ni ubuzima Yesu yasigiye itorero. Yesu yadusigiye ubuzima bwo gusenga, yadusigiye ubuzima bwo gushaka Imana, bwo kumva Imana, yadusigiye ubuzima bwo kuja kubwira Imana. Hari aho yagize kubwira abigishwa bacira umugani, arababwira ngo ntibagacogore gusenga bahezo umugani w'umupfakazi wahoraga aje imbere y'umucamanza ngo amuburanire, ngo amurenganure n'umurenganya. Ngo ariko ntiyigera ngo ntiyamwitaho igihe kirekire, ngo ariko wa mupfakazi ngo ntiyigera acogora, ngo akomeza kuja kumuhata no kumubwira yuko agomba kumurenganura. Ngo bukeye umucamanza yigira inama yo kumurenganura kugira ngo arebe ko urusaku rumuriho rwamuvaho. Abwira abigishwa ngo ese mwebwe ngo nimubikora mudacogora imbere y'Imana, imbere ya So, ngo azabura ate kubaha ibyo mwifuza. That's why even I've said we have to pray for anything until we see a confirmation. Tugomba gusengera ikintu cyose kugeza igihe tuboneye ikimenyetso cyacu tudacogora. Gusenga n'ubuzima umuntu akwiriye kubamo mu by'ukuri, akabwicaramo, akabuturamo. Apana gusenga none ngo ejo wabivuyemo, ngo ejo bundi usenge, ejo bundi senga ubutitsa, wiruhuka gusenga. Reka mbabwire ikintu kiza gitanga inyota yo gusenga, nuko umuntu asenga. Uko usenga cyane niko urushirizaho kugira inyota yo gusenga. Nta muntu ugira inyota yo gusenga adasenga, ahubwo umuntu ukomeza kumva inyota yo gusenga iza muri we ni umuntu wasenze, ni umuntu usenga. Hari ibyo rero gusenga rero gufite inyungu. Ndagira ngo mbabwire byibura nk'inyungu zikeya zo gusenga. Tuvugane byibura inyungu zikeya. Hano mfitemo inyungu zigera nko mu nyungu hafi zigera nko mu 10, ariko ndavuga zikeya aho umwanya uza kudufatira kuko sinshaka gufata umwanya munini. Inyungu ya mbere yo gusenga kuza gufata ubuzima bw'umuntu kukabukomeza hanyuma kukabuhesha kugirana ubusabane n'Imana. Gusenga ni imbaraga iduhesha kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Iyo umuntu asenga, Imana iza yemera yuko aba inshuti yayo.
iyo usenga Imana izayemera yuko witwa inshuti yayo. Abagabo bose basenze ab'Imana yagiye yita inshuti zayo n'abagabo basenze. Ab'Imana yagiye yemerera gufata ibihe byo kuganira nabo n'abagabo bagiye bicara mu bihe byo gusenga. Bibiliya yose ntawe uzosanga uw'Imana yise inshuti cyangwa se yahaye umwanya wo kubana nawe, yo kumuba hafi, yo kugendana nawe atagira ibihe byo gusenga. Imana yagiye yemera yuko bitwa abagaragu bayo, nayo ikemera kwitwa Imana yabo kubera yuko bagira ibihe byo gusenga. Daniyeli bamubujije gusenga, birizi intangaza cyane ngo umwami atanga itegeko ryo kumuramya igishushanyo, ryo kumuramya. Ariko Daniyeli ngo ntiyabyemera, ngo ahubwo yongera iminsi yo gusenga, ngo akingura irembo idirisha ryerekera Yerusalemu, ngo atange ngo ku munsi agasenga gatatu. Ya minsi bya bihe byari bigemo byo gusenga yongeraho ibindi byo gusenga. Reka nkubwire ngo igihe uzumva ijwi rikubwira ngo warasenze cyangwa se rekeraho, menya yuko ari ijwi, ari imbaraga ya Satani idashaka yuko utera imbere mu gusenga, ahubwo ukwiriye guhita wongeza imbaraga mu gusenga. Nimba wabikoraga ari mu bikore kabiri, nimba wabikoraga kabiri noneho ubikore kane, nimba wabikoraga kandi ubikore 8 ku munsi, wongera usenge. Nuzoza wisengesha utera irindi, umutima habemo gusenga, bizakubera imbaraga ubuzima, bizatuma wubaka ubuzima bw'ubusabane bwimbitse bwawe n'Imana. Haleluya. Niko birivuga muri Yakobo, Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo muri Yakobo ibice 4:8 haravuga ngo draw near to God and he will draw near to you. Ngo niwegera Imana ngo nayo izakwegera, nuyisanga nayo izagusanga. Ngo nutera intambwe imwe, hariho nigeze kumva atera commentaire ngo twebwe dusabwa gutera intambwe imwe, ngo izindi 99 ngo Imana akaba ari izitera itwegera. Tera intambwe yo kwegera Imana, ugira umutima wishakana umwete, hanyuma yo izazi kwihishurire, izazi kwiyereke uyibone. Tukarara ijoro yo kuvuga ngo wabuze Imana utawusenga. Genda usenge, hanyuma urebe yuko Imana izareka kukwiyereka. Nta bagabo basa, nta muntu wasenze Imana yimye umwanya wo, nta muntu wasenze Imana yimye ubwiza bwayo. Umuntu wese wafashe ibyo byo gusenga, Imana yagiye imanura ubwiza ikabumwuzuza, kamanura imbaraga ikazimwuzuza kubera ko yasenze. Kubera ko yasenze. Hari ijambo, hari umwanditsi wabivuze neza mu gitabo cya Zaburi 139 umurongo wa mbere, aravuga ngo oh Lord, you have searched me and know me. Aravuga ngo Uwiteka waranshatse kandi nguranzi. Bivuga ko Imana iratuzi, birizi ivuga uburyo butangaje cyane. Imana iratuzi ku buryo ngizi n'umusatsi n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wacu irawuzi. Ntabwo rero Imana iyo tuyobegwa, niko dusaba gusa kugira ibihe byiza byo gusenga kugira ngo dukunde twubake ubusabane bwacu nayo. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya kabiri, inyungu ya kabiri yo gusenga, iyo umuntu asenga, inyungu uburyo bimufashamo, bimuhesha imbaraga ndetse n'amahoro. Iyo umuntu asenga, prayer provides comfort and peace. Gusenga gutuma ugira amahoro, ugira amahoro yo mutima. Umuntu agendana amahoro, wa wundi utari ufite amahoro akagira amahoro, ujya wumva gatameze neza akagira. Bituma gusenga kuza gufata uburemere bw'ubuzima mu mutima, cyangwa se uburemere bw'ibyo wikoreye ukabikuraho, hanyuma bikaguhesha kugira amahoro. Amahoro. Yaravuze ngo prayer brings solace in times of distress and anxiety or uncertainty. Hari umwanditsi byanditse mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4:6 aravuga ngo mutima ukagira ico mwiganyira, ngo ahubwo ngo igihe cyose mufite ico mukeneye ngo mumenyeshe Imana, muyibwire, ngo musabire, mubyingingire, hanyuma ngo mushime. Bivuga ko nta kintu gikwiriye kudutera ubwoba, nta kintu gikwiriye kukuraza ijoro kaho wakibuze. No, fata umwanya ubimenyeshe Imana. Senga Imana, ubibwire Imana, uyibwire ngo iki niki ku rutonde rw'ibyo byose wumva wifuza Imana yakora, ubibwire utitaye ko bisubiza cyangwa itabisubiza. Ko gusubiza no kudasubiza tibikureba wewe, gusa icyo usabwa no gusenga. Ufite umukunzi rero ukunda kudukurikirana, icyo usabwa no gusenga. Wewe fata umwanya gusa usenge, hanyuma wizere Imana, uyitegeho ibyo izagomba gukora. Ntukiganyire nk'umuntu wabuze
iyo ubwira. Aho nza nkunda kubwira abantu ngo aho gufata umwanya munini uje kubwira abantu ibibazo byawe, wabibwira Imana. Abantu ni beza kandi ni Imana ishaka gukora izica mu bantu, ariko aho gushora imbaraga cyane mu kuja kwishakira wewe abantu, wasenga Imana, hanyuma yo igisubizo cyawe yabona ko kigomba guca mu bantu, akaba ari ibakuzanira, akaba ari iguhuza nabo, akaba ari ibikora. So ni byiza gufata umwanya munini wo kwegera kubana n'Imana yibwira ibibazo, bizatuma Imana yikuzanira abantu, kuko abantu ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Izabakuzanira aho kuja kubishakira wenyine. Ni byiza rero yuko dufata ibihe byo gusenga, byo kubana n'Imana, kuko ni ibihe byiza kandi byubaka ubuzima ku buryo buruta uko twebwe tubitekereza, biruta uko tubyibwira. Hari umwanditsi yabyanditse mu gitabo cya Zaburi, aravuga ngo mwikoreze ngo amaganya yanyu yose ngo kuko abitaho. Twikoreze Imana amaganya yacu yose kuko atwitaho. Imana itwitaho umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Ni byiza yuko ufata amaganya yose ufite, aho kuja kurira cyane urizwa n'ibihe cyangwa n'ibyo wumva bikuremereye. Fata ubyikoreze Imana. Nako Yesu yavuze ngo nimuzane ibibaremereye byose, muzane imitwaro yose ibaremereye ngo muyimpeze, muyinyikoreze, munyikoreze imitwaro yose ibaremereye, hanyuma ngo iwe azaduheza umutwaro utworoheye. Gusenga rero kuza gufutuma umuntu agira comfort, ushize bw'amanga, ugakomera, ndetse wasenga ukagira n'amahoro yo mu mutima. Nta kindi kintu kiza kibuza umuntu icyerekezo nko kutagira amahoro yo mu mutima. Nta bundi buzima buza buremerera umuntu iyo adafite kubuzima bwo kubura amahoro yo mu mutima. Ariko iyo ufite amahoro yo mu mutima, reka nkubwire ngo habe nubwo hoba hari intambara zimeze gute, nubwo waba urimo uhura n'intambara z'ubwoko butandukanye, uzukomera, uzusinzira, uzugubwa neza, kuko ufite isoko y'amahoro yo mu mutima itava hahandi muri bajya babavuga. Senga, inshuti y'umuvandimwe, reka nkubwire ngo senga. Pfuka muturize mu gusenga. Amahoro Yesu atanga arenze uko abantu tubitekereza. Nta kintu na kimwe gishobora kukubuza amahoro. Nimba ufite amahoro, turi musenga. Ariko umuntu wese usenga afite amahoro. Nta muntu wabuze amahoro ari mu cyumba cyo gusenga, ari mu kibanza cyo gusenga, atuye mu buzima bwo gusenga. Tawe. Kuko gusenga ni assurance, it is the assurance, ni ubuzima bukwemeza neza yuko ibyo ufite byose bikuremereye hari uza akabigukuraho. Hari uza akabigukuraho, kandi koko abigukuraho iyo wasenze. Haraza akabikuraho akagusigira ubuzima butuje butekanye. Fata ibihe byo gusenga, nshuti muvandimwe. Fata ibihe byo gusenga. Reka nkubwire ngo senga, senga, senga. Senga, wongera usenge. Wongera usenge. Nuvugiye kuruha wongera usenge, nuvugiye kunanirwa wongera usenge. Upfuka musenge. Amavi yawe ahinduke aruhe. Ya, haleluya. Gusenga ni byiza. Gusenga ni byiza. Ntabwo tushobora kureka kubivuga, kuko abantu uri mu kureba abantu ukabona abantu bavuye mu mbaraga yo gusenga, basigaye gusa mu kubivuga. Si byiza ndetse no kubivuga cyane, ahubwo kubikora nico cy'ingenzi, nico gikenewe. Fata ibihe byo gusenga, ureke kubivuga. Nimba wumva ko ubikeneye, senga. Senga numara wicecekera utuze, ibindi Imana izaza ibigwane nabyo, ibikore bitunganye, igushorere neza. Gusenga ni imbaraga iziduhesha gutuza, tukegera Imana, tukayumva, tukabana nayo, tukagendana nayo umunsi ku wundi, mudakorogana nayo. Ikintu cya gatatu gusenga kuza gufasha, nubikora uzagenda ubireba mu buzima bwawe. Gusenga kuza guhesha umuntu gufata imyanzuro myiza. Hari igihe ubona umuntu ibyo akoze ukavuga ngo uyu muntu uyu mwanzuro yafashe si mwiza, ibakoze si byiza, ibavuze si byiza, si ibi yakagombye kuvuga, si ibi yakagombye gukora, ariko kubera yuko nta yindi mbaraga imubuza kubikora, nico gituma bikoze. Ngize iminsi ndeba kunda gukurikirana ibintu abantu bavuga bakora, ndafata nkibaza ariko kugira ngo umuntu agere kuri iriya ntambwe yo kuvuga biriya no gukora biriya
biba byamutwaye imbaraga zingana gute. Haza gusanga yuko uyu muntu ibintu avuze n'ibyo akoze hari elema, hari ikintu akenye imbaraga zo gusenga. Gusenga kuza gutuma ufata imyanzuro myiza. Gusenga kuza guhesha umuntu kumenya ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga. Gusenga guhesha umuntu kumenya ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Gusenga guhesha umuntu kumenya abo agomba kuvuga n'abo atagomba kuvuga. Gusenga guhesha umuntu kumenya abo agomba kugendana nabo n'abo atagomba kugendana nabo. Gusenga guhesha umuntu kumenya abo agomba kwicarana nabo n'abo atagomba kwicarana nabo. Gusenga kuza guhesha umuntu kumenya nuko atekereza. Guhesha umuntu kumenya gutekereza neza. Nimba mubona abantu bafite imitekerereze myiza, ituje, iri smart, nuko bafite ibihe bikomeye byo kubana n'ubaha buriya bwenge. Turi ku bwenge bw'isi, ndavuga ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buva ku muntu, butangwa n'Imana kandi ikabuheza umuntu uba mu gicaniro cyo gusenga. So nusenga rero bizaguhesha kumenya gufata imyanzuro myiza. Aho Mwongereza yabyise ngo guides decision making. You make a good decision. You can't just make any decision. You plan anything you want to say or anything you want to do. Kuko yaravuze ngo prayer seeks God's wisdom and guidance for life's choices. You can't just choose anything. Ubuzima bugizwe n'amahitamo. Ariko reka nkubwire ngo ikintu kizaguhesha amahitamo meza y'ubuzima bwawe ni ugusenga. Nusenga uzagira amahitamo meza asukuye yubatse neza. Yubatse neza. Kandi reka nkubwire ijambo rikomeye. Nimba udafite ubwenge, senga Imana izabuguha. Kuko yaravuze ngo if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Muzabisanga mu gitabo cya Yakobo igice cya 2:5. Nimba ngo hari umuntu ubuze ubwenge, nabusaba Imana ngibutanga ibuhesha umuntu wese tiyibwimana. Ikeneye kutwuzuza ubwenge bwayo. Niki Imana ikunda kubona tugenda n'ubwenge bwayo. Imana ikunda kubona tugenda turi abanyabwenge, tuvuga nk'abanyabwenge, dukora nk'abanyabwenge. Numvishije umuriro kera watse mu magufa. Ikunda kubona dukora nk'abanyabwenge, tuvuga nk'abanyabwenge, dutekereza nk'abanyabwenge. So ubwo bwenge Imana ibuha buri muntu wese itabwimana, ariko kandi ikabuheza uwagiye kubusaba. Ubwenge nibwo butuma umuntu afata agira amahitamo meza. Nta muntu ugira amahitamo meza atavuye mu bwenge. Imigani 3:5 haravuga ngo trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your path. Wiringira Imana n'umutima wawe wose kandi ngo ntiwishingikirize ku buhanga bwawe, ngo mujo ugendera mu byose, ngo ukwiriye gutahura Imana no kubona Imana, kandi ngo nayo izahindura inzira zawe nziza. Izaguhindura, izaguha kumenya aho uca hose izagenda ihagira heza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Gusenga kuza kuza gukomeza amashimwe mu muntu. Iyo umuntu asenga agenda hishurirwa gukomera kw'Imana no kugira neza kw'Imana. So gusenga ikintu cakane gukora kuza kubaka ishimwe, kuza kurema amashimwe mu mutima w'umuntu. Mpamvu mubona abantu bagira ubuzima bwo kwiganyira, abantu benshi bagira amasengesho yo kwiganyira, amasengesho yo kuganya, amasengesho yo kurira, nuko nta gushima kuri muri bo. Ariko umuntu Imana yagize ikikorera, ntabwo yagira ubuzima bwo kwiganyira kuko imbaraga zakoze bya bindi. Kwizera kumuhesha kumenya neza yuko nibindi ari izabikora. Imbaraga zaguhesheje guca hajya n'ubundi zirashobora kuguhesha no guca n'ahandi. Imbaraga zaguhesheje gusimba wa mutego n'ubundi zoguhesha no gusimba n'ubundi. Ariko birasaba yuko ugira ishimwe, utunga umutima uzirikana icyo Imana ikora. Nta kindi kizagihesha umuntu kugira umutima uzirikana ibyo Imana yakoze n'ibyo ikora nko gusenga. Iyo umuntu asenga hishurirwa ibyo Imana yakoze mu buzima bwe. Gusenga kuza kugenda kugakurura, kugafata passé, kukazana présent, kukazana futur, kukabihuza, kukabishira imbere yawe. Wazo usenga ukibuka ibyo Imana yakoze, ukabona ibyo igiye gukora, ukabona n'ibyo izakora.
ukabona n'ibyo izakora. Reka nkubwire ngo humura, tuza, senga Imana izakuremera imbaraga z'umutima ushima, hanyuma amaso yawe areke kubona ibibazo gusa, azabona n'ibyo Imana yakoze ndetse n'ibyo igiye gukora n'ibyo izanakora, kuko gusenga niko kuza gukora uwo murimo. Aho birivuga ngo give thanks to the Lord for he is good, for his steadfast love endures forever. Ngo mushimire Uwiteka kuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ifite imbabazi zihoraho iteka ryose, igira neza ibihe byose. Nta na rimwe ishobora kwemera yuko abana bayo, intore zayo zirengana. Ihora iri maso. Ariko kandi reka nkubwire ngo imbaraga ziguhesha gusingira n'ibi bindi cyangwa se no kugera no kuri ibi no kunesha ibyo bindi, nukugira umutima wo gushimira ibyo yakoze. Garukana amashimwe, gira amashimwe imbere y'Imana, gitunga umutima uvuga kugira neza kwayo. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye, ntabwo ushobora kugira umutima uzirikana gukora kw'Imana bitavuye mu mbaraga zo gusenga. Gusenga niyo imbaraga izihesha umuntu gutunga umutima ushima kandi ushimira ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ngo mwishime iteka, ngo musenge ubudasiba, mutange ishimwe mu biriho byose, ngo kuko ari by'Imana idushakaho, kuko ibitangira ibidukorera muri Kristo Yesu. Mu Batesalonike ba mbere 5:16-18. Ikintu cya gatanu gusenga kuza gukora. Gusenga, prayer promotes spiritual growth. Gusenga kuza gukuza imikurire y'umwuka. Lotambo sikasyo de barde. Nimba ushaka gukora mu mwuka, senga. Nta muntu wese wagize imikurire yo mu mwuka atarasenze. Abantu bose bateye intambwe mu kwiza mu mwuka, binjira muri dimension y'imbaraga z'umwuka, nuko basenze. Reka nkubwire ngo fata umwanya usenge. Fata umwanya usenge nimba ushaka kugira imikurire yo mu mwuka. Fata ibihe byo gusenga nimba ushaka imikurire yo mu mwuka. Wifata ibihe byo kuvuga abantu no gutega no kureba ibyo abandi babakora. Fata ibihe byo gusenga, genda ukinga icumba cyawe upfuka musenge. Hanyuma Nyagasani uzureba, uzumenya ibibera hiherereye, azagusanga naho wiherereye, azahakorera ibikomeye, kandi namara aguhe imikurire yo mu mwuka, ukure utera intambwe mu mwuka. Dufite abana mu mwuka, dufite impinja zikiyaziramizwa amata kandi zimaze igihe kinini zarakijijwe. Dufite abantu batakuze mu mwuka kandi bamaze imyaka myinshi mu kanisa, bakomaze imyaka myinshi mu gakiza, ariko kubera kutabaho mu bihe byo gusenga bazakuzwa n'iki? Fata umwanya usenge, Imana izakuzamura, ikuzamure, igukuze, iguhindura umugabo mu gusenga, iguhindura umugabo mu mwuka, iguhindura umuntu ushitse mu mwuka, iguhindure ukomeye mu mwuka. Gusenga kuza gutuma umuntu akura. Reka mbabwire ngo nimba ubona umuntu ukiri umwana mu gakiza mu mwuka kandi amaze imyaka myinshi yarakijijwe, amaze igihe kinini yaramenye Imana, si ikindi kibitera nuko utagira ibihe byo gusenga. Ariko nimba ufite ibihe byo gusenga, humura, tuza, Imana igufite, izagukuza. Gusenga kuza gukuza umuntu mu mwuka, umuntu akava ku rwego rumwe akinjira ku rundi rwego, akava ku rwego rundi aja ku rundi, umunsi kundi ugenda ukura. Babandi mwakirijwe rimwe, bajya mwakirijwe hamwe, ijya generation baza baje kureba bakakurangizira amashuri kandi mwese mwarakirijwe rimwe. Kubera iki? Kubera gusenga. Hari wambajije ubushize ngo se kubera iki cyane nkunda kuvuga gusenga? Nabibabwiye ngo nkunda gusenga kuko gusenga ni ubuzima butuma tuva mu bwana tukaba abantu bashitse. Mpamvu ubona abantu bakigenda n'ubwoba bahindutse abanyabwoba, ni ukudasenga. Hano babaye abanyabwoba gusa tibasenga. Abantu babaye bikange kubera kudasenga. Ariko reka nkubwire ngo nimba ufashe ibihe byo gusenga, ntabwo gusenga kuza kumara ubwoba mu muntu, kuza gutuma ukura ukaba mukuru mu kumenya mu mwuka, kandi nta muntu wakuze mu mwuka ugira ubwoba. Icyatumye Saduraka, Meshake na Abedenego badatinya
umuriro bateretse imbere tuwutekereze ko ari ikindi, n'imbaraga z'imikurire mu mwuka, aho bumvishije badashobora kuramya igishushanyo, ahubwo bemera bakarenganwa kubwo kumenya kubwo gutuza kugundira icyo bamenye. Ariko icyabibaheshaga n'imbaraga zo gusenga ko ariko harabagize bakuru mu mwuka, hanyuma bamenya yuko no mu muriro bahaca bagatambuka bagakomeza bakagera iyo bagana. Imana ngo ibarebe, iravuga ngo reka nerekane gusenga kwanyu, nerekane itandukaniro ryanyu. Mwanze kuramya Bahari, mwananiwe kuramya igishushanyo cyakozwe n'umwami, mwanze mugakomeza kugundira kuyo mwamenye. Reka mbabwire, gusenga niko kuza gutuma dukomeza kumva Imana no kuyibona no kuyikunda. Nta muntu ushobora kugundira ku Mana ye adasenga. Iyo adasenga rero umurabuzi ukamukubita wamukubitiye ejo kabiri gatatu ugasanga gusenga yabivuyemo, asigaye bifata asigaye bireba nk'umusozi muremure, asigaye bireba nk'urukuta rukomeye adashobora kurenga. Ariko reka nkubwire ngo abantu bose basenze Imana yabahaye gukura mu mwuka. Worekera aho ngaho tukazakomerezaho ubutaha. Ariko reka mbabwire ikindi kintu kimwe gusenga kuza gukora, gusenga kuza guhesha umuntu kwihangana. Prayer develops perseverance. Gusenga kuza gutuma umuntu akomeza kwihangana, ayihanganira mu byo arimo acamo, mu byo arimo ahura nabyo. Nta kindi kizaguha imbaraga zo kubyihanganira no kubikomereramo uretse gusenga. Nimba hari ibyo urimo ubona biremereye ubuzima bwawe, ariko ukaba ubona nta rubanza ufitanye n'Imana, tuza wigira ikibazo tibigutera ubwoba. Humura, Imana irakuzi kandi irahari, ibyo wawe unyuramo irabizi kandi ufite impamvu yemeye kubinyuramo. Ariko reka nkubwire ngo gusenga niko kuzaguha imbaraga zo gukomeza kugira kwihangana, wihanganira mu byo uri mucamo byose, mu byo uri unyuramo byose, kubera yuko wagize kwihangana. Aho biri avuga ngo rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Mu Baroma 12:12 ngo mwishimire mu byiringiro byanyu, mugire kwishimira ibyiringiro mufite, kandi ngo mwihanganire mu makuba atandukanye muhura nayo, ngo mukomerere mu gusenga. Dukomerere mu gusenga, dushikame, twe kugira ubwoba. Iyo umuntu asenga rero, gusenga kuza kurema kwihangana mu buzima bwe. Ugasanga umuntu wari umunyabwoba, n'umuntu wagiraga utaragiraga kwihangana, waza umugeraho wabona ibyahura nabyo ukabatse iwe niki kimuheza zirambaraga zo kwihanganira biri ahura nabyo, kandi akaba yishima, akaba aguwe neza, akaba afite amahoro, kandi ubona ari ibintu bitoroshe. Sikindi uzasuzume neza uzasanga yararemye igicaniro cyo gusenga, yaricaye ku gicaniro cyo gusenga. Imana igenda imugirira neza, imuha imbaraga zo kwihanganira ibyo arimo ahura nabyo bimugoye, bimukomereye, kubera ko yasenze. Navuga byinshi kuko mu by'ukuri iri somo ndarikunda cyane, tuzagenda tunariganiraho n'ubutaha, tuzakomeza tuzariganira cyane, kuko mwuka azakomeza kuri impishurira cyane, kubera ko nagiye mbona Imana. Hari aho nabonye Imana, mbona Imana ikora ibintu ndavuga ngo iki ni ikintu umuntu akwiriye guturamo. Buno ubuzima umuntu akwiriye kwicaramo, ntabuvemo akabugumamo, kuko butanga umusaruro kandi burema inzira, bugakora ibitangaza umuntu yarebaga akabona mu by'ukuri ntago byari gukunda. Ariko kubera gusenga, kubera guturiza imbere y'Imana, umuntu agasenga, agapfukama, agasenga, akinginga Imana, akayisaba, Imana ikabikora. Nta kindi kiba cyabitanze rero n'ubuzima bwo gusenga buba bwatumye ubwira kuri icyo gisubizo warebaga ukabona mu by'ukuri ntabwo byari gukunda. Nzagenda mbaho ubuhamya kuko ndimukumva bunyuzuye umutima, nzagenda mbutangira mu masomo tuzagenda tuganira kuko hari ijoro rimwe nabonye Imana, ndayibona ndavuga ngo Mana ukoze igitangaza gikomeye kubera gusenga. Aho twari dufite indembe y'umugwayi uryamye hasi, mvuga ngo yari yacikanye, ubuzima bwashize, abantu barimo baririra umubiri wiwe, ariko tubwira Imana ngo Mana ntabwo uyu muntu agomba gupfira hano, ntabwo uyu muntu agomba gucikanira aha, umuremere umwuka azuke agende, nimba ari n'igihe cyo guhamagara ko cyageze umuhamagarira iwabo, ariko atari hano turi. Turasenga, marayika Imana ijwi yongera ivugana natwe aho twari turi muri icyo cicaro, iravuga, turayumva, turavuga ngo iyi ni Imana ivuze. Zanibuka ku cyo gihe Mwuka yavuze, aravuga ngo ahantu umuntu ageze, ubugingo bwe bugeze umwuka we, ngo n'ingabo z'ijuru zaje kumufata, ngo zamaze kwika hasi, zaje kumufata, zaje kumushorera. Atariko nimuganire nabo baje kumufata, izo ngabo zaje kumutwara muzingi, ntiziyemera kumusiga, nta kibazo. Tuganira n'ingabo zaje kujana umuntu, kera nawe yamaze kuva mu buzima,
turasenga. Mwuka n'umujanama, mwuka azamenya ibyimbitse bitubereye akabitubwira, kuko umwanditsi byanditse mu gitabo cy'Abaroma, mwuka azi ibitukwiriye, aza yinjira ngo mu mabanga y'Imana akayatubwiraho ngo turangiza turasenga dukora icyo umwuka yaravuze. Ibyo yatubwiye byose turabikora mu buryo bwiza nk'uko umwuka yarabitanze, ngo arangize Imana ihita itubwira, mwuka, ijwi ry'umwuka leta rivuga ngo nibagende baje kureba aho bamuryamishije, kuko twe twari mu kindi cyumba bamushize, kuko gakera yari yaje kuririrwa n'abantu. Mugende murebe aragaruye, ubuzima buragarutse. Dutumye intumwa ziragiye ngo zishike zisanga umuntu yagaruye, ubuzima bwagarutse, karavuga, karahumeka. Imana ihita ikamya kuva yarimo ava kuko ubwo yari mu iharite y'ubwoba, ntasobanura hano cyane, ariko Imana ihita imuremera ubuzima, ihita imuremera inyama mu nda zari zavuyemo zashize, arongera abaho. N'uyu munsi ni umubyeyi, afite abana, ni muzima. Kubera gusenga ntacyo bitokora. Reka nkubwire ngo tuza usenge, hanyuma ubone iby'Imana iteganya gukora ku buzima bwawe, nibwo uzagubwa neza. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi mbasabiye umugisha, mbasabiye imbaraga zo gusenga, mbasabiye gukomezwa n'imbaraga zo gusenga mu buzima bwanyu. Amen. Shalom, shalom.